urufatiro rw'agakiza, ariko imirimo ni ikimenyetso cy'agakiza. Ni ryari umuzima akomeza gukorana n'abo umuryango? Ni karande. Gukorana n'abazimu ni ukudakizwa neza. Abazimu bakugiraho imbaraga kuko utinjiye muri Kristo, ahubwo wagiye muri Kristo ariko urasigaza. Ingoma y'imyaka 1000 itandukanye n'ingoma y'iteka. Nageze i Nyarugenge nshaka aho kwihagarika ndahabura. Ngeze aho ntunganya ibyanje, nagiye kubona ntari narangiza haza umugore muremure cyane. Yarandutaga uburebure, mbese nari mugire nko mu mutima. Acisha ukuboko mu josi, acisha mu zosi, arafata aravuga ngo rangiza. Numara kurangiza ngo tuje ku murenge. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugoroba. Katurebe hamwe mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4 turageza kwa 6. Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4 turageza kwa 6. Mbona intebe z'ubwami murahari, mbona bazicaraho bamucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataranije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi mu wera urupfu rwa kabiri ntirugira basha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazibana nayo iyo myaka 1000. Hari ikintu dukwiriye kwitondera mu mvugo y'Imana. Ndashima mwene data ku magambo yavuze, yavuze amagambo akakaye kandi y'ukuri. Hari ikintu dukwiriye kwitondera. Imana ikavuga ngo ndaguhaye, ukagira ngo ni none. Nongeye kubikomozaho ntarakomeza. Imana ivuga mu mvugo yayo, hari imvugo y'Imana mu bihe. Mu mvugo y'Imana hari imvugo y'Imana mu mashusho. Mu mvugo y'Imana hari imvugo y'Imana mu magambo bitandukanye n'ibyo dutekereza, bitandukanye n'ibyo tuvuga. Hano tubonye inyamaswa, none se ni inyamaswa ivugwa. Abakozi b'Imana b'abakurambere bakoreraga Imana mu gihe kinini cy'akarengane. Icyo gihe cy'akarengane hari harimo gutotezwa, bakicwa. None Imana yabaga yabatumye igashaka ko ubutumwa bwayo bugera ku bantu, ikabaha amagambo yo gukoresha kugira ngo batabica ngo batarasohoza ubutumwa. Iyo Natani areba Dawidi avuga ngo Dawidi wasambanye, yari kumwica. Dawidi atari yabicora ati hibereyeho umukire, hibereyeho umukene. Umukire akagira amatungo menshi. Yawe Natani yaratunze Dawidi agatoke, ntabwo yari kurangiza ubutumwa bwe. Ahangaha rero iyo bavuga inyamaswa ntabwo bavuga inyamaswa, baba bavuga abantu. Ariko babandi batwara ubutumwa bahamagawe kugira ngo batabica batarabusohoza. Kuko iyo uvuze ngo mbona intare ntawapfa kukwica nubwo yaba ari uvuga. Imana yabonaga ko Nebukadinezari ari inkazi, abakozi b'Imana ibayo yohereje ikababwira ngo mukoreshe intare. Nimukoreshe intare, ntabwo Nebukadinezari arabica, ahubwo arabanza kureba ko atari njye ntare, kandi bivuga ku ntare bisa n'ibyo nkora, ariko nimuhutaza wenda ashobora kuba atari njye. Kwagutinda k'umwami bigatuma bwa butumwa bwiza bugera ku bantu benshi. Izo bari Imana yamubwira ngo nushaka kuvuga Nebukadinezari uvuge intare, nushaka kuvuga Kuro uvuge igihugu, nushaka kuvuga Alexandre uvuge ingwe, nushaka kuvuga Roma uvuge inyamaswa iteye ubwoba idasa n'izindi, kugira ngo abanze yumviriza nawe bwa butumwa bumugereho, kuko umuvuze izina yakwica mbere.
kugira ngo muje mushishoza neza. Aho ni imvugo y'Imana mu mashusho. Bavugiraga inyamaswa kugira ngo uwo bavuga atabimenya vuba akabika ubutumwa bwiza butarasohora. Iyo ni imvugo Imana yabaga yabahaye n'ubwenge bwo gukoresha. Naho biranyivugwa nta ntare yigeze ibaho, nta ngwe yigeze ibaho, nta n'umuntu yigeze ibaho, ahubwo byashushanyaga abami b'icyo gihe b'abagome kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bubagereho. Hari n'imvugo y'Imana noneho mu bihe. Abapantekote duhora tugira confusion cyane. Imana ikavuga ngo muhaye umwana ukagira ngo ni nimugoroba. Imana ikavuga ngo muhaye akazi ukagira ngo ni ejo mu gitondo. Samweli ya mbere igice cya 15:28, Samweli amaze guhindukirira, Sawuli yafashe ikinyita cy'umwenda kiracika. Samweli aramugarukira avuga ngo Uwiteka aravuga ngo nawe aguciye ku ngoma. Murasoma neza? Reka mpasome. Samweli ya mbere igice cya 15 kugira ngo mumenye imvugo yayo. Umurongo wa 27 haravuga ngo nuko Samweli agihindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi. Mwasome neza, murahari? Uyu munsi ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Shaka kugira ngo urebe uyu munsi. Uyu munsi batekereje ko uwo mugoroba ntabwo Sawuli arakiri ku ngoma, ariko ijambo uyu munsi ryavuga afite imyaka 15 ku ngoma, kandi yuzuza 40 akibayobora. Yarakoresheje uyu munsi. Aha n'abantu babwira umuntu n'Imana imubwiye ngo uhaye umwana yamara imyaka 2 ngo none ngo abahanuzi baravangiwe. Ntabwo bavangiwe. Bavuze mu mvugo y'Imana bakoresha uyu munsi hasigaye imyaka 20. Imana ntabwo igira none n'ejo, oya, ntabwo igira ejo hashize ko Imana yabayeho mbere y'igihe. Ibihe byashyizweho n'abantu barabibara, ariko Imana niyo yashyizeho ibyo bihe. Ntabwo yabarizwa mu bihe rero Imana yabwiye ngo none, kuko niba ubarizwa muri none ntabwo Imana ibarizwa muri none. Yavuze mu mvugo yayo. Nyabuna mwihangane. Imana yavuze mu mvugo yayo kuko Imana itabarizwa mu bihe. Nta none y'Imana, nta n'ejo y'Imana, kuko yabayeho mbere y'ibihe. Iyo mvuga ngo ndaguhaye, genda usenge utegereze wihangane, nushaka kandi ubone ushaje. Kuko nababwiye ubushize ko ibisubizo ari 3. Hari ukuvuga ngo ndaguhaye, byashaka bikaba none cyangwa bikaba ejo. Hari ukuvuga ngo tegereza, ariko Imana ntabwo ivuga ngo tegereza, ni wewe utegereza. Hari no kuvuga ngo ndaguhakaniye kuko ibyo wasabye ntabwo bikwiranye n'ubugingo bwawe, ukarakara ukababara. Oya, ntabwo ibyo bisaba byose twabihabwa. Oya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo tuzasaba cyose twizeye tuzagihabwa. Ntabwo ariko bivuga. Ni icyahesha Imana icyubahiro nicyo duhabwa, kandi icyahesha Imana icyubahiro si ngombwa ngo kibe ibisubizo byo twibwira ubwe n'amarangamutima yacu. Ntabwo ari ngombwa. Mumenye ko ari imvugo y'Imana. Yesu yigeze abwira abafarisayo ngo musenge urwo rusengero ndarwubaka mu minsi 3. Ijambo ry'Imana riravuga ngo baramubwira ngo urusengero twubatse imyaka 46 kuko rwari urusengero rwa 3. Hari urwa mbere rwa Salomo rwubatse imyaka 7, hari urwa kabiri rwa Zerubabeli rwubatse imyaka 22, hari urwa gatatu rwa Herode rwubatse imyaka 46. Yesu agiye kugenda bari guhagarara tugiye ku rusengero. Twagiye turacukura metero zirenga 6 hasi kuzimu, tuhatangiza amabuye maze tukubaka tukazamura. Ntabwo bagenda tutakweretse ibyiza twakoze hano i Yerusalemu. Yesu aranyitegereza aravuga ngo ibi munyeretse ndababwira ukuri ko nta buye buzasigara rigeze kuri litajugunye hasi.
ngo ntabwo Imana yicaye ku meza ngo twicarane nayo bivuge ngo ngiye gutanga umwana wanje Yesu Kristo namwe muratagiri nta byabaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana ni Abaroma 5:8 nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Ntabwo twaganiriye n'Imana ngo Imana ivuge ngo ndabaha Yesu namwe mumpire. Abantu bano bahera kuvuga ngo none Imana yatanze Yesu Kristo itagize ikintu usaba ubagakiza umuntu. Ariko Abakorinto wa 2:6 haravuga ngo bene data mwaherewe ubuntu ariko mwebwe muhererwe ubuntu bw'Imana. Ntabwo igihe cy'urubanza turabivuga ntabwo Imana izahamagara ngo ngwino hano kutafashije abakene none yavuye mu mazi agafasa. Ariko niba waravuye mu mazi akoze urubanza rurahari. Hari umubyeyi hari igikondo mujya mumubona nawe wawe ufite utwana 3 muramubona utwana 3 agenda agatereka ku nzira ntabwo mumubona. Hariya mu nzira igiye muri expo hari umubyeyi wajanaga abana b'amahasa hari umuhungu umwe n'abakobwa babiri ariko bavukana akagenda akabashira ku nzira mwaramuba abamubonye rubanda ngenda arahageze abashize ku nzira. Noneho rero hari abantu bafite ibibazo bikomeye byo kumva Imana. Imana niba yarakugize muzima ikaguha amaboko mazima ikaguha amaguru mazima ikaguha amaso mazima kuja gutereka abana ku nzira ni icyaha kandi n'utazagufasha nawe azaba yakoze icyaha. Urukundo kugira ukumviza abanyabyaha uzasanga ufite abana 3 bashoboye akanga kugufasha akoze icyaha ariko nawe ufite ubuzima ukananirwa kubakorera nawe bakoze icyaha. Uravuga ku kintu cy'urubanza wamubyeyi none akaba ari aho ngaho muje mumufasha nk'uwo ariko mumwigishe. Abantu bose batarwaye igihe cy'urubanza Imana izahamagara ngo wowe kutari urwaye wafasha abandi. Turimo amadeni yo kwitunga tukabaho turimo n'amadeni yo gufasha. Niba utarwaye erekana abantu wafashije erekana abantu wafashije niba utarwaye. Niba utaberekanye uri umunyabyaha ugeze ku cyaha cya 30 kwandika ku byaha bya 320 biboneka muri Bibiliya. Ngeze ku cyaha cya 30 cyitwa kuva mu masezerano ariko icyaha cy'ubunebwe ni icya 26. Umuntu w'umunebwe ntabwo azaja muri gakora ntabwo azaja muri hari imirongo ibiri abacu yifashisha bakayitwaza akavuga ngo Uwiteka Imana yaravuze ngo ubutunzi bw'abanyabyaha bubikwa abakiranutsi njyewe nzakiranuka usenge noneho abanyabyaha bakore maze Imana ibabwire ngo muhaganire. Umuntu wakoze agatanga imbaraga ze n'ubwo yaba ari umupagani wewe ugasenga n'umukristo ukaba utakoze ntabwo kurusha ibyaha. Mwene data yavuga ati inyigisho zirashariye nibyo iriya jambo rivuga muri Mateyo 6 mwarisubiyemo ngo ushaka ubwami bw'Imana baritanze mu rugero rukomeye no gukiranuka kwabwo ibindi bizabyongerwa. None bisobanura ngo kuwa mbere ndaja gusengera Ikiruhura, kuwa kabiri ndaja Umuganza, kuwa gatatu ndaja Kagarama, kuwa kane ndaja Bibare, kuwa gatanu ndaja Kimirongo, kuwa gatandatu ndaja Kibagabaga, ku cyumweru ndateranira i Remera. Afite abana 3 wamubaza ati none abana barabaho bate? Bimana gukorera kuri interineti haje telefone za touch. Umwana w'imyaka 5 yiga telefone ya touch iminota 10. Umugabo w'imyaka 60 nkanje yiga telefone ya touch umwaka atarayigeza hagati. Abana banje rero iyo ndi gukora kuri touch nkora hatariyo bati papa ntangaruko none ni gute ngukora ngakora ubikanga bakambira ngo kwa guseka ngo turusha amanota ngo kwetu kurusha interineti kubera kari mama wabareze yabaye narabahaye mama baba bari inyuma yanjye kuko nanjye gusha mama ariko Imana ishimwe kuko nabareze bakabona uko bakora kuri iyo interineti bakaba badushije umunsi wa none ubu bari kuseka nanjye cyishima ngo abana banje bansetse kuko ari ab'imbere hazaza. Imana ishimwe niba abana bawe batakunga yango bakwitubuzwa ntabwo wabafungiye ntabwo wabashyize ahantu reka abana bawe bakwitubuzwa kubera urashaka genda ashaka babisubuzwa nta kibazo. Bano wagiye guhangana n'ibikomeye ariko genda hanganye
wanjye nibyoroshe reka bazeke. Zaburi y'ijana na 28 ntukarereshe umwana. Kandi Abakolosayi 3:20-21 baravuga ngo babyeyi we kubabaza abana, we kubabaza abana. Imana yatugiriye neza impamvu navuze Imana yageneye isi mu gihe cy'ubuziranenge kurongora ryari itegeko. Uyu munsi ntabwo kurongora ari itegeko, ntabwo uyu munsi kurongora ari itegeko, ariko mu itangiriro igice cya 28 ni itegeko, ariko uyu munsi wa none ntabwo ari itegeko. Pawulo aravuga mu Bakorinto wa mbere 38:39 aravuga ngo urongoye abagize neza, ariko utarongoye abagize neza kurushaho kubw'umurimo w'Imana. Signifie urongoye nta cyaha afite, n'utarongoye nta cyaha afite. Aho kurongora ngo wica abantu none ujye kwisigaho umuvumo, kuko nubabaza abana bazamubaza. Igihe cy'ubuziranenge rero cyari kirimo umunezero, cyari kirimo amahoro, cyari kirimo kutababara, kiba kiratambutse. Igihe cy'umutimanama kiza kubamo b'abantu bigize abagome. Igihe cy'ubutegetsi bw'abantu kibamo abagome bubatse umunara w'ibabera. Igihe cy'ubutegetsi cy'amasezerano Aburahamu aratsindwa. Aburahamu atsinzwe mu bibazo bitatu, ariko ntabwo ari uwo kurimbuka, yaranesheje, ariko ari ibyamunaniye. Yahugiye mu gihugu cy'abanzi Egiputa atari Imana imwohereje. Imana yamutegetse kugaba ibitambo, Itangiriro 15. Agabye ibitambo abigaba nabi, agaba ibyigenza ntiyagaba inyoni, kiba ikibazo ku Mana. Kandi none amaze kubigaba n'ibyo agabye ananirwa kubirinda, inkongoro zirabimwaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo menya yuko urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu cy'abanyamahanga, nabo bazababaza imyaka 400. Ni igihano cyakomotse, cya gihano cyishyura gukiranirwa kwa Aburahamu abararokotse. Haza none igihe cya Mose. Igihe cya Mose hari abantu bavuga ngo tuzaja mu ijuru, ariko umuntu yaza kuba ese Aburahamu azaja mu ijuru sinzi, ese Mose azaja mu ijuru sinzi, none sinzi. Ariko igihe cya Mose cyari igihe cy'amategeko. Nizo mpamvu hari ibyo Abakristo bakora bitwaje ibyabaye mu gihe cya Mose bitakemeye mu gihe cy'ubuntu. Ndabaha urugero, guhora kuremewe mu gihe cya Mose. Igihe cy'ubuntu ntabwo byemewe. Kugira abagore benshi byemewe mu gihe cya Mose, ntabwo byemewe mu gihe cya Kristo. Noneho rero umuntu agahora, yamara guhora bati kuki bagiye guhora, akavuga ngo n'ijambo ry'Imana riravuga ngo iryinyo rihore ku rindi, ijisho rihore ku rindi. Byavuzwe byari iby'itorero cyangwa n'iby'amategeko? Yesu aravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihore ku rindi, iryinyo rihore ku rindi. Ariko njyewe ndavuze ngo ntukabuze umwanzi kukugerera nabi, uzagukubita urushyi mu musaya, uzabirindure n'undi. Ninde wabishobora? Ntabwo kubita urushyi mu musaya ukabirindura, ninde wabishobora? None ko ari itegeko ry'Imana, uzagukubita urushyi mu musaya uzabirindure, ntabwo bisobanura ubwo buryo bivuzwe, ariko bikure ku mutima wawe. Niba ari umuntu uguhemukiye wiribika kugira ngo nawe ikindi gihe uzabimwiture nicyo baba bashaka kuvuga. Mu gihe cya Mose rero, iyo wasangaga umuntu ari gukora ku isabato ugasiga utamwishe, maze bikazamenyekana ko mbazi birego yasanze kanaka ari gukora ku isabato, agasiga atamwishe ngo arwanirire Imana, yarahanwaga mu cyimbo cye. Uyu munsi rero abanyamasengesho bacu bagiye barakurura iby'isezerano rya kera bakabizana mu cyumba. Iwacu Masisi baracakubita umuntu mu cyumba ngo yaje ari umunyabyaha, ngaya makofe ngize kigiye imigere ngo nifuye cy'umurimo w'Imana ngiye imigere, ngaya makofe n'abantu uri kuja mu ijuru, uri kuja muri Gehinomu. Umuntu wakoze ibyaha yageze mu rusengero arakubitwa. Nabwiye umubyeyi nagiye uri umukiranutsi, ati umukiranutsi wagiye tuyimbohe kangahe, wagiye kuri prison kangahe uja kureba abafunzi. Aravuga ngo ntabwo nshobora gukora icyaha kingana gityo,
kimeze bite njyewe njye gukora ubufatanyacyaha umuntu yafunzwe kuko yakoze ibyaha mugaburire ngo abyibuhire mu byaha kandi yarakoze ibyaha ubufatanyacyaha uwagiye ni uwafashwe n'abantu yaba ari Imana yaje gufata abakwiriye kujayo tuba twarajanye nabo yaba ari Imana yafashe abakwiriye gufunga umwana ubwaye ikiyizira yari gukukumba abantu bose bakaganira kuko nawe nta muntu cyagufungisha ari Imana yaje igihe cy'amategeko rero kwari uguhora igihe cy'amategeko kwari ukwica itegeko nawe ugapfa ukarizira ariko Yesu Kristo aje kwa kwica abakoze ibyaha Yesu Kristo aritanga kubwe ari igitambo cy'iteka ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo igice cya 7:11 haravuga ngo niba gutunganwa kose kuba kwarazanye n'urutangi rw'Abalewi iyo abantu bahererwa amategeko ni iki cyatumye kundi mutambi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki atari wo mu buryo bwa Aroni rero ubwo umutambi byahindutse n'amategeko nayo akwiriye guhinduka kandi itegeko rya mbere ryavuyeho kubw'intege nke n'umumaro muke niko avuga ntabwo rero twakongera gukurikiza ibya ba Mose ariko uyu munsi turi mu gihe cy'ubuntu ubuntu rero bisobanura ngo igitambo cya Kristo ni icya twese ariko iyo umuntu amaze gucungurwa n'igitambo cya Kristo akaba muzima akora imirimo yo gukiranuka ntabwo dukora imirimo myiza ngo twizere oya ariko uwizeye akora imirimo myiza niko bivuga ntabwo twakora imirimo ntawe twayibona yaduhesha kwizera ariko uwizeye kigaragaza ko yizeye bigaragazwa n'imirimo kwizera rero ni urufatiro rw'agakiza ariko imirimo ni ikimenyetso cy'agakiza abantu bavuga ngo twarizeye ntibakore nabo ni abanyabyaha uko kwizera ntabwo ariko nabo bavuga ngo tugiye gukora cyane kugira ngo Imana igiye kwizera ntabwo babigeraho oya turi kurwana n'ibyaha rero bine kuva kuri Adamu hari icyaha bita icyaha cy'inkomoko hari icyaha bita icyaha cya kavukire hari icyaha bita icyaha rusange hari icyaha bita icyaha gatozi hari ikintu bita peshe originere cya Adamu hari ikintu bita peshe hereditaire cy'ababyeyi bakoze udahari hari ikintu bita peshe collective cy'agatsiko n'akosho n'itegeko ry'igihugu utuyemo hari icyaha bita peshe individuel icyaha gatozi nibyo turi kurwana nabyo uyu munsi wa none urarwana n'icyaha cya Adamu ariko Yesu yagikuyeho ku by'ubugingo cyo cyaziye kwica umubiri gusa ntabwo icyaha cya Adamu cyakurimbuza oya icyaha cy'ababyeyi bakoze udahari nabwo ntabwo cyakurimbuza ariko cyamukubitisha kikakwicisha ku isi icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe cyaha kizana urupfu kandi urupfu rugera ku bantu bose uko bose bakoze ibyaha bakomoka kuri Adamu ijambo ry'Imana riravuga ngo Adamu yakoze ibyaha ataratubyara amaze gukora ibyaha akora ibyaha tukiri mu nda ye impamvu bitubarwaho niba yarasoromye itunda kugira ngo ajye abyibuhe twabyibuhiye muri we kuko twari tukimuriho tugomba kwishyura rero ariko ntabwo byatubuza ubugingo kuko Kristo yaje ari Adamu wa kabiri agatanga ubugingo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima ariko Adamu wa kabiri we Yesu Kristo yaje ari umwuka utanga ubugingo ntabwo icya Adamu cyaturimbuza oya icyo Yesu yarakidukiye ariko Yesu yakuyeho icyaha ntiyakuraho ingaruka zacyo icyaha cya mbere ni icyaha cy'inkomoko cya Adamu icyaha cya kabiri ni icyaha cy'ababyeyi icyaha cy'ababyeyi harimo ingingo ebyiri hari icyaha ababyeyi bakoze udahari ababyeyi iyo bakoze ibyaha bangirije urubyaro niba ukoze ibyaha ntabwo ari ibyawe gusa ahubwo abana uzabyara bazabyishura iteka ryose ndikwibuka ndi muri segonderi nari ndi mu wa 4 segonderi muri 78 biratujya tuja gushaka icyo kunywa dusanga bari gupima umusururu noneho tuhageze turongorerana twajaga turava ahantu hitwa Ingungu tukagera ahantu hitwa Inyanzare ni ibirometero 120 wikoreye ivarizi ku maguru tukagenda iminsi 2 n'amaguru wikoreye ivarisi n'ibitabo tugeze ahantu rero turavuga tuti noneho rero iwacu ni Ingungu ariko ntabwo hazwi ariko imatanda hari paruwasi y'Abagatulika tuje turagenda kugira ngo tubone icumbi turabona ngo tuvuye imatanda ko paruwasi y'Abagatulika irazwi twarahageze basha amakuru ni meza murava he nongorera abo twari tuve ngo tuvuge ngo imatanda kandi twari tugiye kuvuga Ngungu
ahubwo tuba twiteje ibibazo. Turongorana ngo tuvuge ngo ni matanda. Tumaze kuvuga ngo ni matanda, ngo tubone umuntu avuye mu nzu w'umugabo afite inkoni. Munyereka abantu bavuye matanda, munyereke imatanda nahabone ishano, munyereka abo bantu bavuye matanda. Kandi twongoreranya ako kanya tugira ngo turarongera ku zina rya matanda, ntitwamenya ko imatanda bahemukiye aho tugiye gusaba icumbi. Yasohokanye inkoni agiye gukubita umugore baramufata ati bihorere ntabwo ari bo atoya matanda, sinshaka umuntu w'imatanda hano. Aba none ko turashonje turapfuye, abwira umugore ngo nubagurisha umusururu ndawumena, sinshaka abantu b'imatanda. Kubera iki? Ngo yigeze agera imatanda kera abamugirira nabi. Ntabwo tuvuka imatanda, ahubwo nuko twavuze ngo harazwi tuje turavuga ngo tuvuka imatanda. Ntabwo abanyamatanda bagize nabi bagirira nabi bazabakomokaho. Nta muntu uzava imatanda uzacumbika aho ngaho. Nibyo mabwiye ngo ikintu citwa péché héréditaire, ababyeyi bahemutse bahemukira bazabakomokaho iteka ryose. Uhemukira uri umubyeyi uzabuhemutse iteka ryose. Wirinde guhemuka abana batazabiragwa bakagenda babizira. Nico cacitwa icaha c'inkomoko. Noneho caca c'inkomoko ni cakavukire. Icakavukire gihagitse y'ishami abapantekote bitwa ngo inyatsi, ngo icakarande. Abakolosayi igice ca kabiri, reka nsobanure icaha ca karande. Abakolosayi 2:8 hagira uhadusomera, nsobanure karande. Hari icaha cakavukire ariko hakaba n'icaha karande, biratandukanye. Icaha cakavukire ni bya byaha ababyeyi bakoze ukagenda ubizira, aho ugeze bakagukubita, aho ugeze bakagutangira, aho ugeze bakakwamba, bakuziza ibyaha n'amahano so na nyoko bakoze. Nico bita icaha cakavukire. Noneho rero turareba icaha citwa karande. Hasome 8 urageza ku dusome mu izina rya Yesu. Mwirinde hatagira umuntu banyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruza hakarande imigenzereze ya mbere y'ibyisi bidakurikiza Yesu Kristo. Merci beaucoup. Shatse warekera aho ngaho. Ese akarande kabaho? Akarande kaba mu myizerere. Nta karande kabaho ku bantu bajyawe ubwa kabiri ugahinduka ibyaremwe bisha. Iyo bigishijwe akarande karahagarara, iyo batigishijwe akarande kagumaho. Bibiliya nikuraho akarande. Kugeza n'ubu hari abakozi b'Imana bavuga ngo mwawuriya muryango ntabwo higeze habamo depite, mwawuriya muryango ntabwo havamo meya, nta na pastere, ndetse uyu muryango ntugira na mudugudu. Muja mwumva ibyo bintu? Nta bibaho. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Umuryango wavamo perezida cyangwa ukavamo mudugudu cyangwa ukavamo umuhinzi. Nta muryango utavamo buri muntu wese. Ariko abantu barangije kwishiramo ngo iwacu. Abakobwa bose barashaka bagatana iwacu, abahungu bose batera ibinyendaro iwacu, abagore bose bararoga iwacu. Ugasanga hari ikintu bishizeho kikabaho karande babwiwe na basekuruza. Noneho rero iyo umuntu apfuye, tuzabigeraho mu minsi iraza ariko nkereka ngakomozeho, ni ryari umuzima akomeza gukorana n'abo umuryango? Ni karande. Umuntu yarapfuye ariko igihe kimwe mwaba mwicaye mukumva aragarutse ati ndaje nanje nze kubagora kuko mwamfashe nabi imasisi. Umugabo yarapfuye amaze gupfa arahambwa birarangira. Noneho azana umucura. Azanye umucura amubagira ihene. Uwo munsi yaje amubagiye ihene, twari duturanye. Amubagiye ihene ahamagara umuhungu we ngo namufasha akaguru. Wa mucura afata ya hene arayibaga, afashwa akaguru n'umwana w'uwo mugore wasigaye nyine, yari yarasize abana benshi. Ahamagaye umwana muto ngo naza abafashe, aranga. Ahamagaye umwana ukurikirwa n'umuto, araza arabafasha. Igihe bayitetse nijoro, umugore yarabyinaga yishimye ngo yabonye umugabo. Umugabo nawe arifite inanga ari gucuranga. Wa mugabo wapfuye abaraje arahamagara ngo nyirahinda, nyirahinda niko uwo mugore yitwaga. Wigeze umbagira ihene? Ko twabanye imyaka myinshi tukabyarana abana 10 wambagiye ihene? Nijwi rifite imbaraga cyane. Inzu yabanje kunyiganyigira nyiganyiga, ijwi rivuze. Wa mugabo agira ubwoba arahaguruka ariruka. Yirutse wa mugabo nyiri yanzu yaje mu muzimu, afata inkoni yazanye ayimukubita mu rutugu icika kabiri, ariruka agendera. Habaye nkejo wa mugore arapfa, nkejo bundi wa mwana wamufashije akaguru nawe arapfa. Ibyo bibaho. Ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo myuka ibahuza n'abazimu iracika ikavaho kubwa Yesu Kristo. Komeza ayo magambo mu nshumba wanje, ayo magambo yakomeze.
ego muri we niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Na nimo mwakebewe, ego gukebwa kutaruka intoki, n'ugukebwa kuva kuri Kristo Yesu, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Mwahambanywe nawe kandi nimwo mwazuranywe nawe mu bapfuye, ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu. Yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Gukorana n'abazimu ni ukudakizwa neza. Abazimu bakugiraho imbaraga kuko utinjiye muri Kristo, ahubwo wagiye muri Kristo ariko urasigaza. None habona aho yuririra usiga akantu gatoya, ka kandi gasigara. Ntabwo dutandukana na kamere, ariko dutegeka kamere. Emera utegeke kamere yose, nutegeka kamere yose ntabwo umuzimu azakugeraho. Karande rero ntayibaho, ahubwo iyo wizeye ko karande ibaho iremera. Ukavuga ati wacu nta rushako rubayo, kandi wacu abakobwa bose bashaka basize abana mu rugo. Iyo urangije kubitekereza utyo niko bigenda. Ariko mu izina rya Yesu, iyo uvuze ngo twabambanywe na Yesu, nta bwoko bugihari, nta muryango ukibaho, nta karande ikibaho, twese turumwe muri Yesu Kristo. Karande iragenda igahunga. Iki cyaha rero c'agatozi ni icyaha ca rusangi bita péché collectif. Ngiye kukivugaho. Twumvise icyaha c'inkomoko, twumvise icyaha ca kavukire, tugiye kureba icyaha ca gatozi. Turareba icyaha ca collectif. Collectif sinzi uko nabivuga, ariko icyaha kivuye mu itegeko ry'agatsiko. Hari ahantu dushobora kugera, burya abantu bakora ibyaha batabizi. Ukaba uri umunyamasengesho, uri umunyempano, wagera ku mayira abiri ugasanga banditseho ngo birabujijwe kunyura hano utaha, birabujijwe kunyara hano. Wamara ukavuga ngo kandebe ko abantu bari kureba, ngo reka nihute. Ntabwo iyo wihuse ntabwo wahasimbuka, kuko péché collectif ntabwo ifata abanyabyaha, ifata abakiranutse. Iyo uvuze ngo baracari kurereka nsimbuke, umupagani biremera, ariko umukristo ntobyemera. Satani hari byinshi aba yaragushatse akakubura, noneho rero nawe akaba ari kugushakisha ahantu yafatisha. Iyo wibeshe gato ukahakora, nawe urafatwa kugira ngo wandagare nk'abandi. Nizo mpamvu aho abapagani banyuze habujijwe kujura hanyura. We kujura hanyura, we kujura hanyura. Nagiye i Nyarugenge muri 2007, nkora icyaha citwa péché collectif. Nageze i Nyarugenge nshakaho kwihagarika ndahabura. Ntabwo ari ubuhamya, ni ibyo ni ntuza n'amateka, kuko ijambo ubuhamya bisobanura ngo n'umuntu wahuye n'akaga ari gukora iby'Imana. Kuko abapantekote hari ijambo badashobora gusobanukirwa na hatoya, nje nkurikira nkumva ntabwo ari ubuhamya atanze, ahubwo ashaka kuvuga imirimo ikomeye. Undi nkumva ntabwo ari ubuhamya atanze, ahubwo ashaka kuvuga amateka y'ubuzima. Njyewe nabaye umushumba muri 1994, tariki 6 z'ukwa gatatu niho nabaye umushumba, mfata inshingano. Hahise imyaka 30. Nabaye umuvuga butumwa muri 84. Nabaye umukuru w'itoro muri 94 mu kwa mbere. Nabatijwe muri 79 tariki 29 z'ukwa gatatu. Ayo ntabwo ari ubuhamya, ahubwo ni amateka y'ubuzima. We kuja muravanga, ntabwo ari ubuhamya ubwo ngubwo. Noneho rero iyo umuntu yagiye mu rugendo agakora impanuka, Imana ikamurokora, ntabwo ari ubuhamya, ahubwo ni imirimo ikomeye. Ibyahishuwe igice cya 1:9 haravango njyewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana. Nari mu kirwa citwa Ipatima, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ikintu cyose baguhoye, ikintu cyose ukubitiwe, batari kuguhora kuvuga Yesu, ntabwo gishira mu rutonde rw'ubuhamya. Ni imirimo ikomeye kandi nayo irakenewe. Uravuga uti uyu munsi ndababwira imirimo ikomeye by'Imana yankoreye, bikomeye cyane. Ndongera mbahe n'amateka y'ubuzima, ndongera mbahe n'ubuhamya. Nagiye kubwiriza barankubita, ubwo n'ubuhamya. Ariko nagiye gucuruza baranyambura, ntabwo ari ubuhamya, na amateka y'ubuzima. Yagomeje batandukanye utwo tutazagera mu mahanga. Hari ibyo tuvugira hano kuko tubimenyereye tukabyumva, ariko yagira mu mahanga bakakubaza bati ubuhamya buri he ko ntaco wazize kuri Yesu. Ntabwo turi kukibona. None icyo cyaha nageze Nyarugenge, nshazuma neza mu kureba iruhande aho gitangire, mbona n'abandi barahanyaye. Nishimwa Mana, ndavuga nti shimwa Mana. Ngeze aho ntunganya ibyanje, nagiye kubona ntari narangiza, haza umugore muremure cyane
yarandutaga uburebure mbese nari mugire nko mu mutima, acisha ukuboko mu josi, acisha mu zosi arafata, aravuga ngo rangiza, numara kurangiza ngo tuje ku murenge. Ntabwo nari nshinyagambura kuko yandutaga uburebure kandi yafashe izosi, hari hasigaye gukora ibyo yantegetse. Amaze kuntegeka ndangije ati tugende rero imbere tugende. Ntiwamba rero aho kabyara ati curavuga urakivuga tugeze imbere y'ubuyobozi. Tugendeje imbere. Turazamuka nari mfite ibihumbi 3 mu mufuka. Ndavuga se mubwire ngo mfite fanta. Ndatekereza. Ngayakoraho nkumva arahari 3. Gico gihe byari byinshi. 2 ngiye kumubwira ngo mfite fanta. Oya bikanane bati biraba bibaye ibyaha 2. Wanduje ikirere none utanze na ruswa. Ngira ubwoba. Ndabandi wambabarira wo kabyara baturabivuga ugeze ku butegetsi. Ibyo uravuga byose ntugire icumbwira. Tugeze haraguru numva ubwoba buranyishe ndabandi gufungwa nta kibazo pe. Ariko saba Pentecote barumva ngo nafashwe n'umugore kandi babonye ndi gufunga umukandara. Noneho turazamuka tugeze imbere ntiwahagarara nkakubwira ati ngaho mbwira. Nti none ko nabandi bahanya ingumva kandi ngo intera tuzamuke tugere imbere. Noneho tugeze imbere aravuga ngo nshaka kugufasha. Uzi kwiruka nti ndabizi. Rero impamvu banyohereje urabona bari abantu 3 nti ati twari turi kumwe twakurebaga ubwo ahashakaga twakurebaga. Bambwiye ngo yeho uzi kwiruka genda umucunge nahabona umufati. Ntabwo nakurekura rero batubonye. Kereka niba uzi kwiruka. Ico nagufasha nuko wansabye imbabazi. Uzi kwiruka nti none ni wiruka nkakwiruka nkagufata kurabona makuba. Ntunteze ibibazo nzi kwiruka cyane. Ntunteze ibibazo nzi kwiruka. Ntunteze ibibazo. Babonye ko nagufasha. Ubu rero ngiye kukurekura wiruke maze nkwirukeho unzige bari kubireba. Ndagusiga pe nta muntu wo mu mujyi wansiga. Twageze haragura aravuga ngo ngaho. Yaravuze ngo ngaho ndasimbuka. Mpuye n'imodoka mbona kuyinjiramo ko barahansanga. Ndavuga ngo reka nkoresha amaguru Imana yampaye. 2 nari ngikomeye. Ndavuga ngo ndirinda kureba inyuma kuko iyo yegi inyuma isegonda riragenda. Ndiruka nkumva imigera ari kwiranyegereje. Ndiruka nkumva imigera iri inyuma yanjye. Ndiruka ndazamuka ku kimicanga ndazamuka ngera kuri KBC ndazamuka ndiruka ngera ku Gishushu ngeze kuri ambasade ya Tanzania. Ndikumva imigeri mu kureba inyuma mbona nta muntu. Naragiye ndaryama mara amasaha 2 ntabyuka. Nari ncumbitse Nyarutarama. Ndi kubabwira ngo hari ibyaha mukabango ntabwo muri abanyabya ariko cagiye banditse ngo birabujwe kunyura hano utahakora ntukahanyure. Nuhanyura icyaha kizaba canditswe. Ugomba kuzihana nugera mu rusengero. Kwanyuza ahantu banditse ngo birabujwe kuhanyura ni icyaha kitazasibangana ugomba naco kucihana. Mbabwire byabaye ngombwa ngo abantu bihane kuko iyo unyuza ahantu hatanyurwa ugakora ibyabujijwe ubukozi icyaha imbere y'Imana. Ariko abantu barabisuzugura cyane. Utwo twaha abantu baradusuzugura ngo twabuze ubugingo utwo ngutu. Igihe cy'ubuntu rero Imana iturebera muki. Imana ishatse kurimbura ubwoko bwayo Yesu Kristo yerekana ibiganza akerekana ko igitambo cye cyacunguye abo bantu bose. Noneho Imana ikemera igatanga imbabazi ni kubwa Yesu. Ntabwo abantu ari abakiranutsi oya. Ahubwo kubw'amaraso ya Yesu Imana ihagacira igitambo yatanze cya Kristo impongano y'abantu bose maze twamara tugakira kubwe. Ariko amaraso ya Yesu mwubahiriza icyo gitambo cya Kristo rero kuko yari itambye ku bwacu kugira ngo dukire. Tunarakira rero tuzaja mu ijuru twese. Muvuge ngo tuzajayo. Tuzaja mu ijuru twese. Nitwihana twaha dutoya twose twatundi. Ukemera ko niba uri muzima ugomba gukora. Hariya rero tuvuze ingoma y'imyaka igihumbi. Niyo ngiye kurangirizaho. Ingoma y'imyaka igihumbi itandukanye n'ingoma y'iteka. Kandi hari ingoma yo mu bwami ingoma yo mu buziranenge igihe cya Adamu. Ntabwo yabagamo urupfu, ntabwo yabagamo inzara, ntabwo yabagamo intambara, ntabwo yabagamo icyaha. Niko yari yubatse. None ingoma y'imyaka igihumbi ntabwo ari ingoma y'iteka. Abantu bazayituramo. Ariko usomye Yesaya 65 ku murongo wa 17-22 abantu bazaja bapfa ariko bashaje bamaze imyaka myinshi. Kwijambo ry'Imana ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19 haravuga ngo umwana muto azapfa afite imyaka 100
kandi ntabwo abantu bazubaka amazu ngo abandi bayaturemo, ntabwo abantu bazatera imizabibu ngo abantu barye imbuto zabo. Iriya ngoma y'imyaka 1000 uzubaka inzu uyituremo wenyine, ntawe uzayikunyaga kuko izabamo abanesheje gusa. Noneho rero tuzayibamo turya imbuto z'imizabibu, uzahinga yeze, ntabwo tuzasahurwa, nta bwicanyi buzaba buhari, amatungo n'abantu bazongera basubirane, cya kibazo cyo kuryana kizahagarara. Kuko nababwiye ko mu ngobyi ya Edeni inyamaswa ntabwo ari izo kurya, ni iz'ubukerarugendo, kwitegereza ukanezerwa. Noneho rero kuko nyuma ya Nowa Imana yaravuze ngo inyamaswa zihindutse ibyo kurya byanyu, zikatubona zikagira ubwoba, ariko nazo zatubona zikaturya, bizaba byahagaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo isega rizarishanya n'umwana w'intama, intare izabana n'ikimasa cy'umushishe, idubu rizabana n'intama. Biriya bizaba ku musozi wera, niyo ngoma y'imyaka 1000, aho ibintu bitazongera kugira uburakari. Ariko ingoma y'iteka ari ijambo ry'Imana ravuga ngo nyuma y'imyaka 1000 noneho Satani azabohorwa. Imyaka 1000 Satani azababoshe. Kuboha kwa Satani ntabwo ari iminyururu, oya, ahubwo itorero nirimara kuzamuka, umwuka wera azaba yarabuzaga Antikristo gukora. Namara kuzamuka, icyabuzaga iyo nyamaswa ni umwuka, ariko umwuka ntabwo azazamukana n'itorero. Mutekereze neza, umwuka wera abera hose icyarimwe. Itorero nirizamuka, umwuka azaba arangije inshingano yawo, ntabwo azongera gutabara abazihana ku gice cya 3 cy'umuzuko wa mbere. Kuko umuzuko wa mbere ni umwenda ukingirije ahera utabokamo 2, isi iratigita, ibitare birameneka, mbona intumbi z'abera zizuka ziva mu bituro, barahaguruka bagenda banyanyagira mu murwa. Ni Mateyo 27 umurongo wa 51 kugeza 53. Umuzuko wa kabiri, igice cya 2, Yesu nagaruka atungutse ku bicu, abapfire muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. None abazaba bakiri icyo gihe ari bazima bazahindurwa basha, bari kumwe n'abandi bazutse, bambara ubwiza bw'Imana, bagira umubiri nk'uw'abamarayika. Abo nibo bazasanganira Yesu mu bicu. Noneho baje mu cyumba cyo gutanga impano, imyaka 3 n'igice bapima amakamba. Hari ikamba rya mbere, ikamba ritangirika. Ikamba ritangirika ni abanesheje kamere. Ikamba rya kabiri ni ikamba ry'ubugingo, ku bantu bazize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ikamba rya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka, ku bantu barwanya intambara nziza bakarushanwa nk'uko bikwiye. Ikamba rya kane ni ikamba ry'icubahiro zizahabwa abakene banambye kuri Kristo ntibagwe, bagatotezwa bakababazwa, bazahabwa ikamba ry'icubahiro. Kuko abakene mu bapagani barababazwa, no mu bakristo barababazwa. Nizo mpamvu Imana ibazirikana cyane. Niba uri umukene ukaba uri mu itorero, ntukave mu itorero, guma kuri Yesu. Hari ikamba ry'icubahiro uzahabwa. Iryo kamba ry'icubahiro rero urabona ku isi umukene agera ku bakire bakamwirukana. No mu rusengero umukene yagiye gukora ubukwe agatira imodoka barayimwima. Ariko iyo uri umukire ukaba ufite imodoka ukaba ugiye gukora ubukwe, bose baraza kwasa ngo nizacu uzazikenera, nizacu uzazikenera, nizacu uzazikenera, kandi utazikeneye. Ariko iyo uri umukene ugatira imwe barayikwima. No mu torero no mu cyumba cy'amasengesho abahanuzi basuzugura abakene, abahanuzi basuzugura abakene. Iyo umuhanuzi umwuka amanutse akaja mu marera akabanga Uwiteka nyiringa baravuze, yagiye kuvuga umurozi abanza yareba utagira inkweto. Ntabwo umuntu ufite imodoka bamwerekwaho uburozi. Naragenzuye igihe cyose natangiriye kuyobora umurimo w'Imana, abahanuzi ntabwo bari bahanura ko umuntu ufite imodoka ari umurozi, kandi niwe ufite amafaranga yo kubugura. Hari ikamba rya gatanu baryita ikamba ry'ubwiza ry'abahagaze neza mu nshingano zabo. Hari ikamba rya gatandatu ni ikamba ry'ibyishimo, abantu bavuze ubutumwa bwiza bakihanisha benshi. Hakaba n'ikamba rya karindwi, ikamba ry'izahabu, Ibyahishuwe 4:14-14. Ikamba ry'izahabu rizahabwa abanesheje bose bafite n'andi makamba. Ariko abazahabwa amakamba naza bazaba bari kumwe na Yesu hejuru mu myaka 3 n'igice. Icyo gihe hasi Antikristo azaba ari gukora ku mugaragaro, ndi kuvunagura. Noneho rero kwimuka kwabo mu kirere, bazaja mu bukwe bw'umwana w'intama. Nibamara kugera mu bukwe bw'umwana w'intama,
hasi antikristo wakoraga ku mugaragaro, niho hazatangira bya byago 7. Ibyahishuye 16 umurongo waho wa mbere kugeza kuwa 20. Icyago ca mbere hazaba icyago c'ibisebe, icyago ca kabiri hazaba icyago c'amaraso ku nyanja, icyago ca gatatu hazaba icyago c'amaraso ku migezi n'amasoko, icyago ca kane hazaba icyago c'izuba, icyago ca gatanu hazaba icyago c'umwijima w'icuraburindi, icyago ca gatandatu hazaba icyago c'ibikeri, icyago ca karindwi hazaba icyago c'urubura. Biriya byago 7 ni ibyavuye muri bya byago 10 Uwiteka Imana yahanishije abanyegiputa. W'icyago ca mbere cyari amaraso, icyago ca kabiri cyari ibikeri, icyago ca gatatu cyari inda, icyago ca kane cyari ibibugu, icyago ca gatanu cyari iragara, icyago ca gatandatu cyari ibisebe, icyago ca karindwi cyari urubura, icyago ca munane cyari inzige, icyago ca 9 cyari umwijima, icyago ca 10 cyari urupfu rw'abana. Noneho hariya ku gice ca kabiri kw'isi c'imyaka 3 n'igice, aricyo ca cyumweru ca 70, niho hazaba biriya byago 7. Biriya byago 7 ntabwo bizababaza abakiranutsi, kuko abakiranutsi bazaba bazamuwe mu itorero bari kumwe na Yesu mu cyumba c'umwana w'intama, ahubwo abazazuka ku gice ca kabiri cy'icumweru ca 70 n'abazacunguzwa n'amaraso yabo. Umwuka wera azaba yarangije inshingano ye, babandi basigaye ku isi bazakira ubutumwa bwiza bw'abahamya 2, Eliya na Enoki, bagiye badapfuye kugira ngo baze basohoze isezerano ry'urupfu. Bazaza bari kuvuga ibyiza by'ijuru, baravanga batarazaza mu ijuru murahombye, ijuru ni ahantu heza cyane, ijuru ni ahantu hatangaje, abataremera ijuru bazababazwa iteka ryose. Icyo gihe abantu bazemera ubutumwa bwabo, abazemera ubutumwa bwa ijambo ry'Imana ravuga ngo ya nyamaswa izava ikuzimu, noneho igera imusozi ibarwanye, ibaneshe, ibice, imirambo yayo izarambara ku nzira nyabagendwa y'umudugudu ukomeye bita Sodome na Egiputa, ariho umwami yabambwe, ni Yerusalemu ubwo ngubwo. Noneho rero imyaka 3 n'igice nirangira, umwuka w'ubugingo azava mu ijuru azinjiye muri iyo mirambo yishwe, noneho bahaguruke bazamukire mu gicu hagati y'abanzi babo babireba, basange Yesu Kristo n'itorero mu cyumba c'umwana w'intama. Noneho nibo bazinjira mu ngoma y'imyaka 1000. Abera bose banesheje bazaba bari muri iyo ngoma. Abatsinzwe bishushanya badakorera Yesu by'ukuri bazakorana na Antikristo ku isi, nibo bazumva ubutumwa bwiza bw'abahamya 2, nibagira amahirwe bagacunguzwa n'amaraso yabo. Gucunguzwa n'amaraso nuvuga ngo bagiye kukubaga uzira guhamya kwa Yesu, ariko nta mbaraga z'umwuka wera ziragufasha, ahubwo barabaguri kumva. Icyatumaga abakera banesha nuko imbaraga z'umwuka wera zabategekaga, cyagiye cyo kubaga bakamera nkaho bari mu kinya cy'imbaraga z'umwuka, noneho ntibumve. Ariko abazabagwa bacunguzwa amaraso yabo nabo bazazuka ku gice ca 3, noneho binjire mu cyumba c'umwana w'intama, nibo bazimana na Yesu ya myaka 1000. Imana idufashe kugira ngo tuzinjireyo, Imana idukomeze kugira ngo twese tuzabe dukwiye kuba muri iyo ngoma. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, twasomye ngo ufite uruhari ku muzuko wa mbere nuwera kandi arahirwa. Urupfu rwa kabiri ntabwo rugira icyo rutwara bene abo, ahubwo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo. Abo nibo bazimana na Yesu iyo myaka 1000. Imana yacu idufashe. Ni bande bashaka kwimana na Yesu imyaka 1000? Mana turagushimiye, turaguhimbaje Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ugize neza, ugize neza. Ubwoko bwawe ibindi biremwa byose warategetse biraba, ariko abana b'abantu uravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Adamu yagucumuyeho arya ku giti cyabujwe kimenyesha icyiza n'ikibi, ariko Yesu Kristo yaraje azara umwuka utanga ubugingo, asanga Adamu yarabaye ubugingo buzima ariko yaratsinzwe, maze Yesu Kristo aba umwuka utanga ubugingo, acungura abanyabyaha. Narizo mpamvu ikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Ndagushimiye Mwami ko wacunguye ubwoko bwawe, ubane n'ubwoko bwawe, ukomeze ubwoko bwawe. Waravuze ngo waradutoraje nk'abatambyi b'ubwami, kishanga ryera, nk'abantu waronze wina ngo twamamaza ishimwe ryaduhamagaye. Wadukuye mu mwijima utugeza mu mwico wawe witangaza. None abera bawe bashaka kwimana na Yesu iyo myaka 1000, kandi bashaka kugira ngo bazarukuru
uzamura ubugingo bwabo, uduhe kwiyeza no kwiboneza. Bakundwa, nk'uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Abafite ibyo byiringiro barushaho kwiboneza nk'uko Yesu Kristo aboneye. Ngaho ufasha abanyantege nke, ubazamure ubakomeze, kugira ngo twese tuzimane nawe muri ya ngoma y'imyaka 1000, aho tuzaba dutegereje kwinjira mu ngoma y'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Uwiteka, umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, gusenga kwanjye gushimwa imbere yawe, kumubavu no kumanika amaboko yanjye, kube nk'igitambo cya nimugoroba.